Bavandimwe inshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda mwongeye kwirirwa murakaza neza nanone mu kiganiro cyateguwe na Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba kigaragaza ibikorwa by'urukundo n'ubufatanye bigamije gufasha abatishoboye. Uyu munsi turagaruka ku ruhare rwa Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba mu gufasha abana baturuka mu miryango ikennye cyane cyane mu myigire yabo. Hari abana benshi b'abahanga ariko babangamirwa n'ubukene, kubura ibikoresho by'ishuri, amafaranga y'ishuri, amafunguro bahabwa ku ishuri ndetse n'ibindi bibabangamira mu masomo yabo. Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba yabaye umufatanyabikorwa ukomeye mu kubaha amahirwe yo gukomeza kwiga no kubaka ejo hazaza heza ku bana baturuka mu miryango ikennye. Ese nyakubahwa Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba, ibikorwa bite muri Caritas ya Byumba? Mwakoze guhitamo ko tuganira ku kigendanye n'uburezi, cyane cyane ubutumwa Caritas ikora mu gufasha mu burezi, by'umwihariko gufasha abana baturuka mu miryango ikennye kugira ngo babashe kwiga. Icyambere kwitangira uburezi cyangwa se umuntu ashaka guteza imbere igihugu no kurwanya ubukene mu buryo burambye, ahambere hashyirwa imbaraga ni mu burezi. Rero kuva kera Kiliziya muri rusange, Kiliziya y'u Rwanda yitangiye uburezi, aho igenda yubaka amashuri hirya no hino, ariko by'umwihariko n'abana baturuka mu miryango ikennye batabasha kugera ku ishuri, batabasha kubona ibikenewe kugira ngo bige, abo ngabo Kiliziya yagiye bafasha bariga. Ndetse muri abo dufitemo n'abayobozi benshi bakomeye b'ibigo bikomeye mu gihugu no hirya no hino ku isi barahari. Ubu rero ubwo butumwa tubukora mu rwego rwo gutera imbere, guteza imbere imiryango ikennye ndetse no guteza imbere igihugu muri rusange. Ikibazo mwabajije rero, dufatanya n'abantu batandukanye. Mbere na mbere hari abakora ubwo butumwa muri Diocese, mu izina rya Diocese, mu izina rya Caritas, abo tukaba tubashimira. Hari n'abandi bafatanyabikorwa baturuka hanze hirya no hino bakaza bakadufasha mu kwita kuri iyo miryango ikennye, ariko nanone abafatanyabikorwa ba mbere dufatanya muri iki gihe ni amaparuwase n'abakristo hirya no hino mu maparuwase, bamenya imiryango y'abikennye ifite abana bakennye ariko b'abahanga, kagerageza kugira icyo ikora kugira ngo abo bana babashe kujya ku ishuri, babashe rero Caritas ya paruwase niyo idufasha mu kumenya abo bana, bakareba ubushobozi bafite, hanyuma babona bibarenze bakasaba Diocese kuba yabunganira, hanyuma Diocese nayo kitabaza inshuti zayo, abafatanyabikorwa bayo, kugira ngo tubashe gufatanya n'amaparuwase mu burezi bw'abana baturuka mu miryango ikennye. Iyo umwana abonye ubufasha bwo kwiga, ahabwa amahirwe yo guhindura ubuzima bwe n'ubw'umuryango we. Reka tubanze twumve bamwe mu banyeshuri bavuga ko ubufasha bahawe na Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba burimo gutuma biga neza batuje, bityo bigatuma babona uko batekereza ku cyo bazamarira u Rwanda rw'ejo. Yego, amazina yanjye banyita Nsanzumuhire Pimac. Kavukire yawe ni hehe? Mufite abana bangahe mu rugo? Bafite ababyeyi? Kavukire yanjye ahantu navukiye ni mu karere ka Ngororero, gusa nyine ntabwo byakunze ko ariho nkomeza kuba kubw'ikibazo cyabayeho nyine cyo kubura umubyeyi. Nari nsigaranye umwe ari we mama. Mama yaje kwitaba Imana niga mu mwaka wa 2 igiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Kubasha nyine kugira ngo mbone ko nakomeza kubaho, nkomezanya na mushiki wanjye utuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Basa. Yego, ndaza nigaga mu mwaka wa 2, kwiga nyine biranga bitewe n'ubushobozi. N'ubundi mu rugo naho twari tubayeho neza bitewe n'ubushobozi bwari buhari, noneho n'uwamfashaga noneho birangira agiye, kuko njye nabanje no kuva mu ishuri nyine byanze kubera ikibazo nyine cyo kubura amafaranga yo kwishyura, n'ibibazo nyine byo kubura umubyeyi. Umwe we yari yaragiye nyiri muto, noneho mva mu ishuri najya nshakisha nyine nk'abandi bana bo ku mihanda. Ushakisha guki? Najyaga nko gukora akazi k'ibiyede, nyine akazi nyine kabonetse niko nakoraga nyine kugira ngo mbashe no kwibeshaho. Nari mfite imyaka 16 aho ngaho. N'ubundi ngiye ukuntu nakuze ndi umuhanga, nkunda kwiga nyine uretse ibyo bibazo byagiye bibaho. Noneho ndakora, mbona ndumva narakoze, nkagura ihene ebyiri ahari. Noneho nza gusubira ku ishuri, ubwo njya gutangira mu mwaka wa 2 nyine ku kigo bita GS Kiruri kiherereye mu murenge wa Basi mu karere ka Rulindo. Kuba naragarutse ku ishuri nta muntu wampase, nge byari ibintu byambagamo kuva na kera. Nyine narakoze, mbonye ko najya ku ishuri bigashoboka, mbonye ko nakwigurira amakayi kuko mushiki wanjye nawe nta kintu yari afite nyine. Ntabwo namurenganya nyine ngo wenda ngo yari afite ikintu yanga kumfasha.
njye nabonye ndabasha kwigurira amakayi nkigurira inifomo ndabigura nsubira ku ishuri ndakomeza ndiga nyine ubwo ndakomeza ndiga ngera mu mwaka wa 3 ndatsinda maze gutsinda bama ikigo bita Janja TSS giherereye mu karere ka ni muri Gakenke bakimpaye nyine mbona ko nta kundi kuntu ndabigenza kwiga byanze ubwo ndagenda negera umuyobozi w'umurenge si umurenge wa Basenyi aho nabaga kwa mushiki wanjye amubwira ati byagoranye pe icyo gihe nyine n'ubundi nakoraga najyaga gusaba akazi nyine bakama akazi ndagenda ndamwejyana mubwira nti banyohereje kwiga Ijanja muri Gakenke kandi kwiga kwishyura amafaranga yari bishyuraga 98 ayo mafaranga ntabwo yaboneka ahubwo ko numva ko TTC bashobora kuba bishyura make nakuntu mwamfasha wenda mukampinduriza TTC wenda ko bavuga ko bishyura 45 andi bakayabishyurira nakuntu mwamfasha mukampinduriza ikigo ndagenda ndabisaba birakunda gusa n'ubundi nza nakizere mfite ko nzaharangiriza kuko ngiye nayo mfite icyo gihe nayo mfite ingurube niyo nagurishije bamijana 20 mushiki wanjye nawe areba kunda bigenza nyine tugura udukoresho dukeya kuko naje nta n'ikintu mfite urebye ndaza igihembwe cya mbere twishyuje 110 ya school fees gusa ubwo ibikoresho bitariho yaragerageje akora ibishoboka yose nyishyurira rimwe ndaza noneho nza kubibwira aho furere nyine ikibazo mfite nyihagera kuko numvaga nyine pe nubwo nje kandi nje mbikunze ntazabishobora nyine numva nzahita ngenda furere nawe aranyumva aramfasha aza kungeza kuri uyu mushinga gusa ntabwo nzi nyine namubwiyeho we akora ibyo agomba gukora namushimira cyane ubwo araza nyine bambwira ko bankize mu mushinga ariko noneho ubu ngubu niga meze neza nta kibazo mfite uyu mushinga twishyura amafaranga yose kuko nta kintu batubaza hanyuma rero ngatubwire itandukaniro riri hagati y'ubuzima bwa mbere n'ubw'uyu munsi cyane cyane mu myigire yawe itandukaniro rihari cyane kuko ni urugero ngaho nize mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye aho nigaga bansohoraga buri mwanya ubwo akaba ni nanjye ufite inshingano zo kujya gushaka ayo amafaranga bansohoreye mu ishuri nkagenda nkakora nk'icyumweru nkaza nkabaha nka 5 nyine byari bigoye ariko ubu ngubu niga ntuje binambabaza cyane ukuntu nyine bajya basohora nk'abanyeshuri biba bigoye nyine kugira ngo yige amanota yariyongereye cyane rebye ukuntu sinigaga mbere yuko umushinga uza nk'igihembwe cya mbere yego nari narishyuye yose ariko numvaga ntatuje pe numvaga n'ubundi nzasubira mu rugo kwiga byari byaragoranye ariko ubu ngubu niga ameze neza amanota araboneka nta kibazo yego hanyuma ukumva umusanzu wawe rero nyuma yo kwiga wiga mu kangahe yego niga mu mwaka wa 3 indimi n'uburezi mu mashuri asanzwe babyita mu mwaka wa 6 yego umusanzu wanjye rero nk'umurezi w'ejo hazaza banumva nagenda nkafasha abana kwiga neza bashyizeho umwete byashoboka nabona n'ubushobozi nanjye nkafasha kuko nanjye nafashijwe kandi nkamenya abababaye yego yaba ari umusanzu mwiza murakoze cyane amazina nitwa Munezero Rahayiroy mvuka mu karere ka Rwamagana Olevo nayize ku kigo cya AGS Kimbazi ukuntu byaje kugenda kugira ngo diocese ya Byumba ifashe undi nababwira mereye primaire guhera primaire nari umwana uzi ubwenge nyine nkora cyane niga ariko nkaba nyine nta papa mfite mama wenyine ndiga primaire ndayitsinda ku manota meza banyohereza ku kigo cya kure kubera ko nakundaga kurwaragurika n'ibyaba ngombwa ko njyayo icyo gihe niga hafi yo mu rugo naho nabwo sinacika intege kuko aho nashakaga kujya kwiga atariho nagiye ariko narakoze cyane secondaire nkoze trocome ndatsinda banyohereza kuri TTC de la Salle kwiga uburezi bw'icuke n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza bakinyoherezayo ntabwo nari ngize ko nzajyayo kuko niga Olevo twishyuraga amafaranga makeya 12 se makeya nyine afate kuyabona ntabwo byabaga byoroshye ariko narayabonaga rimwe na rimwe mu kunzana ku ishuri mu mwaka wa 4 nza kwiga muri TTC byari nko gusa kucimisha nyine kuvuga ngo ngende igihembwe cya mbere nibikunda nyine ko ngumayo nzagumayo icyo gihe nibwo nyine banyohereje kwiga mu rugo ngenda nzi ko ari igihembwe cya 2 nazakiga ngeze nyine niga tsenga Imana mvuga ni Mana nikiba ari igihembwe kimwe cyonyine ngiye kwiga ahubwo upfashe nyine nzakomeze niga kuko ibyo niga ndabikunda
nibwo nyine hano numvise ngo haba umushinga kuri diyoseze ya Byumba. Hari ukuntu bajya babaza mu kigo cyacu nk'abanyeshuri biga bigoranye kugira ngo babahe ubufasha. Abayobozi batureberera ndushaho no kubashimira cyane, barebye uburyo nyine kwigamo biba bigoranye, rimwe na rimwe bakagusohora mu ishuri amafaranga yabuze. Mba nanjye mu banyamahirwe bo gushyirwa mu mushinga wa Caritas, ndanabashimira cyane. Abayobozi b'ikigo nibo badushyirishijemo mu mushinga, kuko urumva niyo mbere narigaga batsohora mpura n'ingorane nkaza ninze ku ishuri. Ubu nsigaye nzira kugiye nk'abandi, ndiga amasomo nkayakurikira, niga nuje nta mpungenge zo kuvuga nti amafaranga arava he, ninde uri bumpe amafaranga, mama ntayafite ndabahute. Ariko ubu ngubu nsigaye nza ku ishuri niga nuje, nyine nkaba ngiye no gusoza umushinga ukimpa ubufasha. Hanyuma se ubwo dusubiye inyuma gatoya, wenda urabijyanisha n'umubare w'abana mufite mu rugo uko biga muri iyi minsi. Ese kuva watangira kwiga bakakuzana kwiga hano Dora Sare, ubwo bushobozi babukuye hehe? Ubundi njyewe mu rugo ndi umwana wa nyuma, bakuru banjye bose barashatse, bo baba mu ngo zabo. Noneho mu bushobozi bwo kunzana ku ishuri twarororaga, nyine byabaye ngombwa ko bagurisha kimwe mu byo twari dufite kugira ngo nze ku ishuri. Hanyuma se iyo ugereranyije ubwo buzima bwa mbere yo kurihirirwa na nyuma yo kurihirirwa, ni iki wumva wabwira abana bari hanze badafite ubwo buryo bwo kwiga? Bitekereza iki? Icyo ntekereza nyine byose bibaho kubw'Imana kandi bikabaho no kubw'ubushake bw'umuntu yashyizemo. Buriya ntibacike intege, bige cyane, Imana ibihari bareberera, nyine bakore cyane, kuko urumva bafataga nk'abantu bafite amanota meza. Ntabwo wafata umuntu ngo ufate umuntu udafite amanota meza. Nyine barebaga abana bafite ubushake bwo kwiga, badafite ubushobozi ariko baranatsinda. Kuba bo biyumvamo ko babishobora nyine kwiga bagatsinda, nibarusheho kwiga, basenge, Imana nyine izabafasha. Hanyuma intego zawe wumva numara kwiga ufite intego ki? Viziyo yanjye ubundi ukuntu mba mbibona, nyine nk'uko twiga nyine uburezi, mba numva ko hari abana banegereje ngo ngende mbafashe, kuko nize uburezi bw'incuke. None ubwo ngubwo kuba numva ko nzafasha abo bana, mba numva ko nzabaha fondasiyo nyine nziza, nzavamo umurezi mwiza w'ejo hazaza, nkagira umusanzu nanga mu iterambere ry'igihugu nanjye ubwanjye nisize. Kuko urumva ndamutse mbonye akazi nyuma yo kwiga, hari byinshi nanjye nakigezaho. Murakoze. Caritas yatangiye kundeherera mu mashuri kuva mu mwaka wa 4, none ngeze mu mwaka wa 6 ikindeherera. Mu mwaka wa 4 nari maje gutsinda, Caritas ihita imfata. Mbere nigaga kuri Byumba Catholique, nari impamvu bamfashe nuko nari nagize amanota meza, kandi mu rugo nta bushobozi twari dufite bwo kundeherera. Nyitangira kwiga, hari igihe mu rugo baburaga nk'amafaranga yo kunyishyurira, wenda akurira ku mashuri tuba twishyura nk'amafaranga yo kujya, bakazajya bayabura, tukagenda twishyura kimwe cya kabiri. Noneho nyine nubwo nigaga numvaga ko nzatsinda, ariko nkumva nubwo nzatsinda ko nziga amashuri asanzwe atari ayo kwiga tubaye, kubera ko mu rugo nta bushobozi bari bafite. Noneho nyine nkazansenga Imana ati Imana izamfashe mbone abantu bantera inkunga, nitsinda nzabashe gukomeza kwiga mu mashuri mbaye. Tugeze mu wa 6 ubwo mu mashuri abanza nkora icya leta, ubwo sinatsinda, ngira amanota 33. 40 niyo wabaga wabonye ishuri ryo kwiga abayo. Nkomeza kwiga ku ishuri natangiriyeho ari ryo Byumba Catholique. Noneho rero ndavuga ati ngiye kwikomeza mu wa mbere, noneho nshireho umwete nzatsinda icyo mu wa 3. Noneho nanasenga nyine ngo nintsinda nzabona ubushobozi bwo gukomeza kujya kwiga ku ishuri mbayo. Ndiga mu wa mbere nkazajya mbona amanota meza, nimuka mu wa 2 nabwo nkazambona amanota meza. Ngiye mu wa 3 ubwo nari nangiye kwitegura ikizamini cya leta, ndiga dukora ikizamini mbona amanota 40. Icyo gihe bwo bari banafatiye kuri make, uwageraga 15 yabaga yatsinze.
noneho rero nyitsinda mama aravuga ati umwana wanjye yatsinze. Arangije nibwo yaje kubera ko yari yatangiye kumbwira ati nyine mu gihe watsinze noneho ariko nubwo watsinze nta bushobozi mfite bwo kukurihirira ishuri wiga ubaye, urakomeza wige kuri GS Byumba. Noneho ndangije nyine ndamubwira ngo nta kibazo. Noneho arangije yumva ngo hano yumva ngo hari Caritas, araza yegera umukecuru Mukabasi abimuganizaho amubwira n'amanota nagize. Arangije nyine aramubwira ngo agiye kudusabira ishuri kwa Furere. Noneho ndangije biranshimisha cyane. Furere nawe ntiyabitindaho ararimuha. Hanyuma se uko watubwiye ngo bajyaga bishyura mu bice bishyuraga amafaranga bayakuye? Mama yabaga nyine yayahingiye, udafite umuntu wakwishyuriye ntabwo wakwishimana n'abandi kuko bahora bagusohora. Tujya tubabona bo basohora kubera ko nta minerivare baba batanze. Ubwo rero kuba narabonye umushinga unyishyurira bituma mbaho nishimye, nasabira abandi nabo ngo bazabone ababishyurira. Ku manota nagiraga byatumye nongera amanota, bituma mva kuri 50 ngera ku manota 60. Kuko ntabwo wakwiga wenda bari kuza nko kugusohora kubera ko wabuze minerivare, ntabwo uhita usubira inyuma, ntabwo wakwiga neza uhita utekereza kuri minerivare. Rero ibyo byatumye nongera amanota. Ubufasha ntibugarukira gutanga ibikoresho ndetse n'amafaranga y'ishuri gusa, ahubwo ni urugendo rugamije guherekeza umwana kugeza ageze ku ntsinzi ye. Reka twumve ushinzwe imwe mu maserivisi ya Caritas ya Diyoseze Gatolika ya Byumba afasha abana mu myigire yabo, atubwira uko bikorwa ndetse n'uko byatangiye muri serivisi ayoboye. Nitwa Mukabasi Pasikaziya, ndi wo muri Diyoseze ya Byumba, Paruwase ya Byumba, Akarere ka Gicumbi. Amateka yabyo ni maremare. Natangiye mu 2000, ntangirira ku bana b'umuryango umwe bari basigaye ari imfubyi, nta se nta nyina, abana batahutse bavuye muri Kongo. Abana baragenda bajya ahari iwabo, basanga inzu yabo irimo abantu, bajya muri Twanexe. Noneho aho tubonaniye nahuye n'umuzungukazi, umufaransakazi wari warigishije i Rwaza, twari dusanzwe tuziranye. Mubwira ikibazo cy'abo bana, arambwira ati uzabafotore hanyuma unyoherereze ifoto. Abana ndabafotora, nohereza ifoto. Mu bana 6, 4 babona abishingizi. Abo bishingizi bakajya bohereza udufaranga. Kwa dufaranga nkaduha umwana mukuru muri bo, baratangira babona icyo kurya, babona ayo kugura udukoresho, utume, akameza, udusahani. Nyuma aho bamariye kubaha inzu yabo kandi bamaze kugira uko bameze, wa mwana mukuru ashyira barumuna be mu ishuri, bariga mu ishuri primaire. Umuto yagiye mu wa mbere. Abana bariga bagera igihe bazatsinda cya 6e primaire, bajya muri secondaire. Hejuru ya twa dufaranga abagera neza boherezaga. Noneho abana baje kurangiza babona imirimo. N'uwo mutoya aza kwiga hariya muri sociali, arangiza ari uwa mbere, abona buruse, ubari muri Amerika. Noneho abandi rero nyine ubu bari mu ngo zabo bameze neza nta kibazo. Ariko nyuma yabo nagiye mfata abandi bana, nabo nkabakorera uko nakoreye abo ngabo, ngohereza amafoto. Wa muzungukazi akomeza kunshakishiriza abagira neza, ndetse ahita ashinga association bise Solidarité Coutances Rwanda. Bakomeje gufasha rero. Ubu akenshi buri mwaka mbafite abana bishyurirwa nabo bana 75. Abarangiza bavamo basimburwa n'abandi. Muri urwo rugendo rwo gufasha abana bafite ibibazo byo mu mashuri, mugendera kuki muvuga muti uyu mwana kwemeye kuba twamusabira abaterankunga? Icyambere ni ukureba situation familiale.
uko bameze iwabo, abenshi bari n'imfubyi batagira umubyeyi n'umwe, bibera kwa ba nyirakuru. Umukecuru udashoboye ntiyashobora kwishyura amafaranga y'ishuri. Hari ababa bafite ababyeyi bafite ubukene buteye ubwoba, bafite ubukene, mbese ni ibibazo by'ubukene uroye, ni ibibazo by'ubukene, ni ibibazo by'ubupfubyi, ni ibibazo abana benshi baba bafite muri iki gihe. Iyo mubafashe se mubakorera iki muri rusange? Turabakurikirana. Umwana aba agomba kuzana biroteye buri gihembwe, akayizana akayerekana, ukareba imyigire ye, aho adafite intege ugatota, kuko abana benshi hari abibagirwa n'uko bari bameze bakarangara, ariko iyo ushyizemo igitsure nibura aravuga ati ejo ntazamushyira birote isa nabi. Ubundi ugakurikirana nyine uko yimuka, uko agenda atera imbere. Nuko iyo umwana batamusohora ngo abone ari uhora hanze, abone ari kimwe n'abandi bana, yiga atuje, biramufasha cyane. None se niki gituma nyine batabasohora? Igihe batabasohora, iyo wamuhaye amafaranga yo kwishyura akabona atanze minerivare, nta kindi gituma bamushyira hanze. Noneho mubona impinduka, hari impinduka zigaragara se ugereranyije n'ubuzima mutarabamenya ngo mubafashe nka Caritas ya Diocese, ndetse na nyuma y'uko mubafashije hari impinduka zigaragara? Impinduka zirahari nyinshi cyane. Yego, ni nk'izihe? Umwana wize neza agatsinda, akabona buruse, iyo arangije agira aho yigeza. Benshi barubatse, benshi babona akazi keza, kandi ugasanga barakorera igihugu, nyine barakorera Imana na Kiliziya. Yego. Hanyuma se hari nkaho ubushobozi bujya bugera mukabona hari abo mudashoboye gufasha kubera ubushobozi buke? Icyo gihe ureba priorite z'abana, ubabaye cyane akaba ari bufata. Kandi niba abaterankunga bavuga bati dushoboye gufasha 75, urumva kutazana 150. Ureba muri ba bana ubabaye kurusha abandi akaba ari we ufata. Ubundi umwana ufashwa nuko aba yaje akakubwira ikibazo cye. Ariko rero ba bandi basigara, abo basigara ntabwo baba baje. Uje akavuga ikibazo cye kandi ukabona ko akubwiza ukuri, uramufata. Rwose umuryango nyarwanda nawe ubwira nti abashoboye bajye bareba iruhande rwabo, cyane cyane abo bana baba ari abanyabwenge, batsinda neza ariko bakabura uburyo. Ushoboye rwose akagira umwana afata, nawe akamufasha, akamwishingira. Cyangwa se abana barangije kandi bafite imirimo myiza, bagombye gusubiza amaso inyuma bagafasha barumuna babo, nabo bakazashobora kwiga. Iyo umwana afashijwe kwiga n'umuryango we wongera kugira ibitekerezo by'icyawuteza imbere, ari mu bikorwa bitandukanye, ku buryo iminsi izaza nta kibazo kizaba kigaragara mu muryango. Dukurikira ubuhamya bw'umwe mu babyeyi ufite abana bafashwa na Caritas ya Diocese Gatolika ya Byumba, atubwira uko yiyumva. Nitwa Tumukunde Angelique, nuye Gicumbi muri Gisuna. Umwana wanjye nabyaye n'umwe ariko ndera abana 3. Hanyuma rero twaje kumenya amakuru ko abo bana bafashwa na Caritas ya Diocese ya Byumba mu myigire yabo. None twari turi kugira ngo mutubwire umwe se abo bana baje gufatwa gute? Murakoze cyane. Ndahera ku mwana wanjye bita Isaro Queen bamufashe agitangira garidiyeni kubw'impuhwe za Nyagasani. Nabitanzemo nk'icyifuzo ko nta kuntu nari mfite kwifasha, ko papa yari yamaje kumuta, kandi nanjye ubwanjye nta kazi nari mfite. Mbiganirizaho n'umuyobozi wa Diocese, arambwira ngo aragerageza arebe ko bambona uko bamfasha, kuko umwana yaragiye kureka kwiga kandi yaragejeje igihe cyo kwiga. Urumva baje kumufata, bohereza ibyangombwa. Kubw'amahirwe meza mbona bamamagaye bambwira ngo umwana mureka ajye ku ishuri kuko babonye ukuntu bamufasha. Ubundi ukurikiyeho
murumuna wanjye nawe nta mikoro yari afite icyo gihe atarabona ahantu ho kuba nawe ntabwo umugabo we bari barabyanye bari bari kumwe twabanaga hano ibyumba muri Gisuna nawe rero yiga nabi kubera ko nta kazi twese twari dufite ariko ku bw'amahirwe nawe baramufata bamufashe yiga mu wa kabiri garidiyeni ubu akoze P6 uwanjye bamufasha aribwo atangiye mu wa mbere garidiyene ubu ngubu agiye kujya mu wa gatanu ubundi mfite ni Iranzi Diane rero we bamunzaniye nyuma kubera ko nawe mama we nta cyerekezo yari afite barambwira murere mwigiye mbe muri hafi ye ku bw'amahirwe nawe Caritas iramufashe rero biba ngombwa ko bamuma hano kugira ngo nawe yige n'ubwo buzima nahuye n'abo bana. noneho mwatubwira mu by'ukuri ugereranyije n'ubuzima bari barimo ese batarafashwa byari bimeze bite wenda waza kuduha nk'urugero rw'ikintu cyakubabaje nko ku mwana umwe cyangwa babiri bitewe no kutabona minerivare? Yego murakoze cyane nabagomba nakomeje mbibabwira ndahera ku mwana wanjye kuko numvaga ko ubuzima bugoye cyane urumva natekerezaga ko agiye gutangira byari byarabanje kungora ku buzima bwo kuba namubonera nayo mata namubonera n'iyo myambaro mbona ko ishuri naryo rizangora kuri mushakira ariko ubwo urumva nyine byari bikomeye cyane rero ngiye kuri Uwamani Lincoln yari yaratangiye kwiga ariko ishuri yaratangiyeho tubura mama babura amafaranga rero urumva byari bitushubije inyuma nawe ubwe twatekerezaga ko tuzatwigisha umwe yarangiza umwaka akajyaho uwundi tukabasimburanwa gutyo kugira ngo ubuzima turebe ko bwajya imbere. Uwo Iranzi Diane we yanamufashe ubuzima bwe atanazi no kwandika rero urumva nari ndi mu buzima twari turi mu buzima butari bwiza n'abana bugiye kubafekitinga. Yego murakoze. Hanyuma rero nyuma yo kuza kubafasha uyu munsi bafashwa itandukaniro rigaragara hehe? Murakoze cyane sinzi ukuntu nabashimira sinzi uko nabivuga urumva ubwanjye nanjye nubwo mbivuga gutyo ugomba nibutsa amateka wenda nkababara ariko n'ibyishimo kuri iyi saha kuko niba umwana ashobora kuvuga ati ndagushimiye mama kubona naragiriwe amahirwe yo kubona uwumfasha nkaba naragiriwe amahirwe yo kuba niga ku kigo numva ashaka kandi nzatsinda kandi nkaba ari njyewe uzaba umuyobozi w'ejo hazaza urumva byaranshimishije cyane kuko hari revo bavanye ku bana bayibagezaho ubu sinenzi ko umwana wanjye yavuga icyongereza ariko arakivuga sinenzi ko umwana wanjye nanjye yakwambara inkweto cyangwa yahindurirwa amateka akagenda mu modoka agiye ku ishuri ariko birakorwa rero kuba byo byonyine birimo no kumfasha akaba ajya ku kigo hano bikamfasha kumushakira ibya nimugoroba urumva n'ubuzima bwahindutse. Murakoze. Hanyuma wowe nyine byagufashije iki noneho mu iterambere ryawe nk'umubyeyi ubona umwana we yiga nawe udahangayitse wowe byahinduye iki ku mibereho yawe? Urumva ku mibereho yanjye ikintu byahinduye cya mbere mbonye umwana agiye ku ishuri afite izo minerivare zuzuye nta kibazo na kimwe bimuhereza imbaraga kuko urumva namaje kumuheje inshingano z'ikigo kubera ko aba ajya ku ishuri amasaha yakabaye ari ku ishuri nanjye niyo nshaka mu bundi buzima bwamutunga urumva ko byamfashije kuba byangabanyiriza stress nagira kuko ubwo urumva singira ikibazo cy'ibya nijoro kuko mba nabonye amasaha yo kubishaka narimo kwirukanka nshaka ibya saa sita. Murakoze. Hanyuma nta kindi noneho mu bintu bijyanye n'iterambere ryawe aho ni ku mwana uri kuvuga ese wowe bwite hari aho byakuvanye hari naho byakugejeje? Urumva byanyigishije no gukora kugira ngo iyo umuntu aguhaye ubushobozi bwo kugutangiza ukabona uriho nanjye mu byo byamfashije urumva niba ngiriwe amahirwe ayo mafaranga nkayabona akarihirira umwana ntabwo wenda ashobora kuba yarangira yose ariko nk'ubu ndacuruza harimo icyayi harimo butike isanzwe harimo n'amaji yo kunywa urumva ko nanjye byabaye iterambere byo kuba nanjye nakwagura ubwonko kugira ngo ejo habaye ngombwa ko nanjye naba sapoti ku wundi nagira uwo nafasha utameze neza. Hanyuma ahantu ukomoje kuba wafasha utameze neza nk'ababyeyi bandi bafite abana batarafashwa hanze nk'ayo w'umubyeyi wumva wabashishikariza iki? Ikintu cya mbere nabashishikariza urumva umubyeyi udafite umwana utameze uko ameze nk'uko yarari umeze nk'uko nari imeze nanjye ibitekerezo bye biba biri hasi ariko icyiza Nyagasani wenyine ne wabasanga akabasura akabaganiriza hanyuma hagirirwa amahirwe nawe yabona amahirwe yo kuba yabona iyo minerivare y'umwana bikaba ngombwa ko nawe yishakamo icyo gukora nawe
nicyo kintu nagize amahirwe yo kubabona, cyangwa natwe twagiriwe ubuntu bwo gufashwa na Caritas tukaba dushyigikira kuba twabona abamama bameze nabi cyangwa abapapa batarera abana neza, tukabigisha ko ikintu cya mbere ni ukwiregereza Nyagasani, ubundi ugasenga warangiza ugashaka icyo gukora, cyangwa wagirwa amahirwe nawe wabona ayo mahirwe yo kurihirira umwana ntuvuge ngo amafaranga ahubwo urayashyira mu bindi bidafite umumaro ahubwo ukiteza imbere muri wowe. Hanyuma noneho ni ubuhe butumwa wageza ku bakurikira Radio Mariya Rwanda ku burere bw'abana babo, cyane cyane ku kubateganyiriza mu buryo bw'imyigire yabo? Mwatubwira icyo mwabwira abakurikira Radio Mariya Rwanda? Abakurikiye rero Radio Mariya Rwanda ikintu nababwira nuko gusa Nyagasana agenda ku nama ze, kandi nabashimira cyane cyane nabangiriwe amahirwe yo kubona ijwi ryanjye ko ryanagera no kuri abo bamfashiriza abana, bakagusanga avuga ino Nyagasana azabahereza uburambe, ibyo bahinze bazabisarure, babonye abo bana babaye abayobozi, babonye abana nabo bafite abandi bafasha. Gusa Radio Mariya ndayishimiye cyane kuba yadusuye, kuko nabyo bigaragaza ko batwizirikana. Murakoze. Nk'umubyeyi w'abatishoboye, Caritas ya Diyoseze Gatolika ya Byumba ikomeje gushyira imbere uburezi nk'inzira yo kurwanya ubukene no kubaka ejo hazaza h'abana. Nubwo ubushobozi bugenda bugabanyuka, Caritas ya Diyoseze Gatolika ya Byumba ifite ingamba kugira ngo aba bana batazabura ubufasha bwo kwiga. Padiri Augustin Nzabonimana, umuyobozi w'iyi Caritas, arakomeza atubwira ibirimo gukorwa kugira ngo iterambere ry'uburezi rikomeze gukura, cyane cyane mu bana baturuka mu miryango ikennye. Muri iyi minsi ubona ko ubushobozi bugenda buba bukeya, abaterankunga, abafatanyabikorwa bagenda baba bakeya. Ubu muri iki gihe abadufasha nk'uko nabivuze ba mbere ni amaparuwase, abakristo mu maparuwase, hari abandi dufatanya baturuka mu bihugu by'Ubufaransa ndetse n'Abataliyani. Abo ngabo nibo ba mbere badufasha kwita kuri abo bana, ku buryo ubu ngubu dufite abana bagera turi kurihira muri diyosezi yose bagera ku 1,800. Abo rero ni inkunga zituruka mu bakristo mu paruwase ndetse no kuri abo Bafaransa, inshuti zacu zo mu Bufaransa ndetse n'inshuti zacu zo mu Butaliyani. Ariko bari kugenda baba bakeya, n'ubufasha batangaga buri kugenda bugabanuka ku buryo bugaragara. Impamvu zirazwi, ni ubukristo bugenda bukendera muri ibyo bihugu by'Uburayi, ariko nanone hari n'ibibazo by'ubukungu biri hirya no hino ku isi. Rero abantu bihugiyeho gufasha biri kugenda bigabanuka. Mwambajije icyo turi gukora nka Caritas ya Diyoseze kugira ngo abo bana b'abahanga baturuka mu miryango ikennye batazabura amahirwe nabo yo kwiga. Ni ubukangurambaga. Ubu twatangiye icyo twita Caritas mu mashuri, abana mu mashuri nabo bari kugenda bikusanya, bagakora amatsinda, umwana yari Jean de Poche yabonye bagashyira mu kigega cya Caritas, bagafasha bagenzi babo kubona ibikoresho baje ku ishuri badafite. Birakorwa cyane, amaraporo tuyabona turuka mu bigo rwose ubona ko biri imbere muri Caritas mu mashuri. Hari n'abageze kure aho usanga bashobora kurihira minerivare mugenzi wabo ku ishuri. Ibi rero ni ugutoza abana uwo muco wo gufashanya hagati yabo, ariko nanone no gukura bumva ko bagomba kumenya umukene barimo kugira ngo nabagere ku mahirwe y'iterambere. Ikindi ibindi dukora ni ababyeyi hirya no hino mu maparuwase, tugenda dukangurira amaparuwase kugira ngo inkunga batanga ya Caritas muri bije baba bakoze bashyiremo n'uburyo bwo gufasha abana kwiga. Buri paruwase ikaba ifite uburyo yafasha umwana wenda umwe muri paruwase kwiga, umwana w'umukene w'umuhanga. Ibyo biri kugenda bikorwa. Baho twahereye cyane ni abana baba batsindiye kujya mu mashuri nka seminari, ukabona nta bushobozi ababyeyi bafite. Abo bana rero uyu munsi tufatanya na nyiricyo musenyeri wacu kugira ngo dushyigikire ikigega cyo gufasha abo bana. Buri mwaka tukaba dushyiramo amafaranga atari munsi ya miliyoni 2.5 yo gufasha abo bana. Ni inkunga rero ituruka mu bakristo, tugashyigikira icyo kigega cyo gufasha abana kugira amahirwe yo kwiga mu seminari. Hari aho biri kugenda rero bitanga icyizere cy'uko hari abana bazakomeza kwiga. Hari izindi strategy rero dufite turi kugenda dushyira imbere, kandi duhamagarira buri muntu wese, abantu bafashijwe na Caritas barahari benshi, banahembwa, bagahembwa n'amafaranga menshi, bajye bagaruka bamenye ko hari bagenzi babo, barumuna babo nabo bakeneye kwiga, bakeneye gufashwa nk'uko bafashijwe. Bazi bashyigikira ibyo bigega tuba twarashyizeho byo gufasha abana b'abakene. Kugeza uyu munsi turabivuga, ntabwo birakorwa. Ibyo bigega birahari. Nkabize mu seminari barabizi, icyo kigega kirahari. Musenyeri ajya kivuga inshuro nyinshi,
na nimero ya konti banyuzeho inkunga irazwi. Ni ku rwego rwa Caritas dufite iyo fond de soutien, abashaka gufasha abo bana bagenzi babo barumuna babo nabo baratwegera bakagira inkunga batanga. Rero turahamagarira buri muntu wese wafashwe na Caritas kugaruka agashimira Imana, ariko mu gushimira Imana akagira icyo akora kugira ngo abashe gufasha murumuna we nawe kwiga. Ufashe n'umwana umwe muri mu miryango ikennye utagena kure, ugahera iwanyu mu muryango remezo aho uvuka, ugahera iwanyu muri santirari, muri sekirisari, ugafatamo umwana ukamurihira nk'ikimenyetso cy'uko ushima ibyo Kiliziya yagukoreye, ibyo Imana yagukoreye, waba ukoze igikorwa cy'urukundo kandi kitazibagirana cyo gufasha uwo mwana ndetse no gufasha uwo muryango no gufasha igihugu muri rusange gutera imbere. Rero ni ubukangurambaga turi gukora kandi turizera ko nk'uko dusanzwe twishakamo ibisubizo ko nk'abantu bafashijwe na Caritas bazakomeza gushaka igisubizo cyo gufasha barumuna babo kugira ngo nabo bige, bazagere nabo bagira icyizere cyo kubaho muri iki gihugu kigenda gitera imbere. Twubaka amashuri hirya no hino, amashuri y'abana b'abakene ari kubakwa, tukura ubutumwa bwacu mu ma ECDs, mu marerero y'abana batoya, aho twitangira ku butumwa bwo kwita ku bana batoya, tubakangura ubwonko ndetse tunabaha ibikenewe by'ingenzi dushobora kubona byo kugira ngo abo bana babashe kwiga. Ubwo ni ubutumwa dukora. Yewe hari n'abo twubaka amarerero dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa. Ibyo rero ni ukwitangira uburezi cyane bw'abana bakiri batoya. Dufite ibikorwa byinshi, hari naho twigisha imyuga urubyiruko, imyuga mu gihe gito, ndetse nabo twohereza ku mashuri kugira ngo babashe kwiga imyuga n'abazabashe kwiteza imbere. Ibi byose rero turi gukora nibifasha umwana, nibifasha abanyarwanda mu iterambere ryabo, ariko by'umwihariko tureba iterambere rirambye, iterambere rishyigikira umuryango, iterambere ridaheza, twitangira uburezi. Aho usanga abana nyine b'abakene baturuka mu miryango ikennye, ari ababyeyi babo bitinya, ari nabo bana bitinya ko bajya gusaba ubufasha ari kuri paruwase ndetse n'ahandi bashaka kubona ubufasha. Ibyo nibyo turabizi, abakene usanga umukene benshi baritinya, ariko aho iterambere rigeze muri iki gihugu ntabwo bikiri cyane nka mbere. Mbere ho wasangaga nyine n'ubwo bufasha hari abantu babugeraho kubera ko hari abantu babavuganiye, kubera ko hari umuntu wabaje kumugeza kuri paruwase cyangwa se n'ahandi hatangirwa ubwo bufasha. Ariko uyu munsi usanga umwana kubera kubana n'abandi n'amashuri yageze hirya no hino, ari kuvuganirwa na bagenzi be nawe ubwe, ugasanga afite amakuru ahagije ku bigendanye n'aho ashobora kubona izo nkunga n'ibindi akorerwa byamuteza imbere. Ubwo rero ntabwo tugifite impungenge cyane z'uko wasanga hari abantu bifashije bafashwa ntibyabura, ariko dukora ibishoboka byose kugira ngo ubufasha bwacu bugere kuba bukeneye cyane. Dukomeze kandi twumva ubutumwa bwa Caritas ya Diyoseze Gatolika ya Byumba muri gahunda y'uburezi ku bana baturuka mu miryango ikennye. Ubutumwa natanga ubatega amatwi Radio Maria Rwanda, nuko dushyigikira twese uburezi, tugashyigikira imiryango ikennye, kuko usanga iyo dushyigikira imiryango ikennye no gushyigikira Kiliziya no gushyigikira iterambere rirambye ry'igihugu. Mu kwishyigikira rero ni ugukora kwitangira uburezi abo bana baturuka muri imiryango ikennye b'abahanga, tubafasha kwiga, tubaha ibyo bakeneye, ari minervari, ibikoresho by'ishuri. Ariko nanone mu bufasha buhuriweho hari leta n'abandi bafatanyabikorwa, tugomba gufasha umuryango kuzamuka, kwiteza imbere, tugafatanya twese. Niyo mpamvu hari amahuriro atandukanye y'abafatanyabikorwa. Gusangira amakuru rero bidufasha kugira ngo wa muturage ugomba guhabwa ubufasha abuhabwe koko abukeneye. Abakristo rero muri rusange icyo nababwira no gukomeza ubu butumwa, tukamenya umukene wacu kandi tukumva ko iterambere mbere na mbere nitwe rireba, iterambere ry'iwacu, ry'umuryango remezo wacu, umudugudu w'iwacu aho dutuye nitwe rireba. Rero kuba twafasha ushobora kuzadufasha muri iryo terambere ni igikorwa cy'indashyikirwa. Rero gushyigikira uburezi twumve ko ari uguteganyiriza iterambere rirambye ry'igihe kizaza kiri imbere. Dufasha abana rero kwiga uko dushoboye, dukusanya inkunga iwacu zo gushyigikira abana kugira ngo babashe kwiga. Ubundi butumwa natanga, hari abateze amatwi Radio Maria Rwanda basanzwe barafashijwe na Caritas, mugaruke namwe mushime mushyigikire barumuna banyu. Nabivuze ndabisubiremo rwose, mumenye ko Kiliziya yabafashije kandi muri benshi, namwe muze mufashe barumuna banyu.
bavandimwe nk'uko twabyumvishe gufasha umwana kwiga ni ukumufungurira umuryango w'amahirwe n'icyizere. Caritas Byumba ikomeje kuba umufatanyabikorwa w'abana ndetse n'imiryango yabo ibafasha kugera ku nzozi zabo no kubaka ubuzima bwiza. Turizera ko buri mwana ahabwa amahirwe yo kwiga bityo akazashobora guhindura umuryango ukarushaho kuba mwiza mu gihe kizaza. Mu mwaka wa 2025 Caritas ya Diyoseze Gatolika ya Byumba yafashije abana bakaba 2,000 mu mitangire y'amafaranga y'ishuri, amafunguro yo ku ishuri ndetse banahabwa ibikoresho bitandukanye. Mwakoze cyane kuba mwadukurikiye. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mukijijweho nanjye Musabyimana Joseline. Mugira amahoro.